Murakoze. Muri iyi video ngiye kuberekamo uburyo ki mwakuramo amafaranga cyangwa se telefone zanyu mwazibyaza umusaruro. Munyemere ntabwo ari scam nka bya bindi mujya mwumva, ni ibintu by'ukuri. Hanyuma nyine ni app yaje imeze nka TikTok, app yo gukoramo amafaranga. Ubwo uraza hano aho ushakira, wandikemo Play Store, ngiyi yaje, uyikandeho. Nugera muri Play Store gutya, urandikamo iri jambo HiFarm, ngiyi yaje, uyikandeho. Hanyuma iyo app yitwa HiFarm. Urabona ko kubera ko ngewe nayinstalinze, ndayifitemo. Ubwo kuri wowe biraza kugusaba kwanza kuyinstalinga. Urabona ko ngiye handitseho open, ubwo haraba handitseho install, hanyuma uyinstalinge. Hanyuma nge ndayopeninga cyangwa se ndayifungura, dutegerezeho gatoya. Kubera ko wenda ngewe nsanzwemo, kamanze mbereka uburyo ki dukora aya mafaranga. Ni ukuvuga ngo ukinjiramo uba wemereye kuba wabikuza. Hanyuma urabona ko mfiteho amadolari 0.92. Ubwo mu kuyakorera ukanda hano. Urabona ko mfiteho inshuti ebyiri ziri online, niba uri kubasha kuyibona. Hanyuma ngira ngo urabibona neza ko ngewe natangiye gukora amafaranga. Ndaza kubereka n'uburyo ki ayo mafaranga dushobora withdrawinga cyangwa se kuyakuraho. Hanyuma reka turebe ku muntu mushyashya utangiye kuri iyi app uburyo nawe yabigenza kugira ngo atangire gukorera amafaranga. Mwamwihanganyeho gatoya. Yego. Hanyuma ndi gushaka uburyo
neza, hano maze gusayininga awuti, hanyuma kuri wowe utangiye numara kuinstalinga iriya app hariya twari twabonye, barahita bakuzana hano hameze gutya, hanyuma urasayininga, urahitamo gusayininga, njye mpisemo nkoresheje Google login, nimara gukoresha Google login ndategerezaho gatoya, bari kumpitishamo hano, turebe gatoya, ndi gushaka account yindi itari iriya ya Samuel Shimwe 4500, reka twinjiremo dukoresheje iyi ngiyi, Iradukunda Cecile, tegerezaho gatoya wemere aya mategeko n'amabwiriza bari kugusaba, ukanda hano agree and share, tegerezaho gatoya, hanyuma hano bari kugusaba gushyiramo ifoto ikuranga, ubwo urayishyiramo, hanyuma hano bari kunsaba gushyiramo izina, no gushyiraho izina, kadushyireho Samu, for 500, ugahitamo igitsina, niba uri umugabo cyangwa se umugore hariya hirya, urabona hano barakubwiye ngo cannot be changed after registration, bivuze ngo ntabwo wabihindura nyuma y'uko umaze kuba registered. Uhitemo igihe wavukiye hano, igihe cy'amavuko, reka duhitemo ukwezi kwa 12, wenda umwaka wa 2006, wenda na gatandatu, tariki duhitemo duhitemo tariki, duhitemo 29, dukonfaminge, hanyuma hano urahita ukanda kuri complete, uraba urangije kuba wakiretinga account complete. Dutegerezeho gato, hanyuma urabona hano bari kukubwira ngo iyo ukinjiramo bahita baguhereza bonus, urabona hano bari kukubwira ngo claim gold and, ubwo bagiye kuduha 0.05 by'amadolari, ubwo icyo ukora urayakandaho, urabona hariya kuri balance mpise nyagiraho, hanyuma nyine mu buryo bwo gukomeza uyakorera ugenda wa upgradinga level, uku nguku ugakanda aho bari kugenda bakurangira. Hano naba ngiye kuyidrawinga cyangwa se gukuraho ya mafaranga bamaze gukorera, biba byemewe. Hanyuma hano nukanda kuri kano ka icon gutya, urahasanga ibihugu byinshi, urabona ko ntabwo u Rwanda rurimo, rero niyo mpamvu urahitamo other countries. Hanyuma urabona ko hano bari kudusaba card number kugira ngo twemererwe kubikuza, hano $0.1 dufiteho, urabona ko dufiteho $0.1 US tugitangira nonaha, ubwo urabona ko bari kudusaba card number. Hanyuma gato hano urabona
withdraw method. Withdraw method kubera ko iyi ni app ikora global cyangwa se ku rwego ruri international, niyo mpamvu ntago bashyiramo ngo MTN mobile money cyangwa se izindi app, bakoresha Binance cyangwa se ibintu bigendanye n'amacoin. Niyo mpamvu rero ntago ayo mafaranga wabikuza kuri iyi app ngo uhite uyashyira kuri mobile money yawe cyangwa se Airtel money, bigusaba kubanza gukoresha indi app ukayoherezaho, hanyuma ukaza kubona ko iyo app akaba ariyo uza kubasha kugukoresha uyashyira kuri simukadi yawe. Hanyuma reka turebe iyo app, ubwo nayo uraza hano ujye muri Play Store nk'uko twari twabikoze cya gihe, noneho wandikemo uraza wandikemo C-Wallet, ngiyi yaje. Kubera ko njye nsanzwe nyikoresha, ubwo urabona ko irimo, ubwo njye ndakanda open. Dutegerezeho gatoya. Hanyuma nyine nugera kuri C-Wallet baraza kugusaba kwinjiramo ukoresheje email, hanyuma uraza kwinjiramo ukoresheje email yawe nyine, ntabwo bigoye cyane. Baraza kugusaba no gushyiramo irangamuntu yawe nayo ukayishyiramo, kuko ibi ni ibintu birimo amafaranga, ntabwo ari ibintu umuntu agomba kujyamo gutyo gusa. Bagomba kuba bizeye ko ari wowe cyangwa se n'umutekano, bakagusaba password nayo ukaza kuyishyiramo. Hanyuma kuko tugiye kuyivudrowinga cyangwa se kohereza amafaranga hano kugira ngo baze kuyaduha, urabona ko njye nari namaze kuyifungura, noherezaho yazo n'igice kimwe yanjye. Ubwo ngubwo ndakanda kuri receive, urakirika kuri receive, utegerezeho gato, baguha ino link, ukande copy. Numara kuyikopiya uragaruka hano, uzongere ujye kuri ya app twari turiho, ugaruke hano kuri HiFM, hanyuma nyine ubwo urajya kuri withdraw. Numara kujya kuri withdraw, urabona ko harimo withdrawing 0 n'igice kimwe, withdrawing amadolari 10 cyangwa se 0.3 $. Ubwo njyewe ndahitamo withdrawing 0 n'igice kimwe, kuko urabona hano kuri balance hejuru niyo dufiteho kuri red packets. Hanyuma urakanda withdraw, bagusaba ya kadi number. Ugomba kumakinga sure ko ugomba kumakinga sure hariya muri wallet ko ugiye kubikuriza kuri network yitwa ERC20. ERC20. Hanyuma nyine kugira ngo amafaranga yawe aze kuba agere kuri C-Wallet wizeye umutekano wayo. Hanyuma hano urakandaho gutya, urakopiyamo ya link wakuye kuri C-Wallet. Hanyuma uze hano, urabona ari kukubwira ko kino gikorwa gishobora gufata hagati y'amasaha 24 na 72 kugira ngo amafaranga abe amaze kugera kuri C-Wallet.
hanyuma urakomfaminga confirm, urabona ko hashobora kuba hari ikintu kitagenze neza. Tugaruke kuri C-Wallet turebe, mwihanganye gatoya. Okay. Tubanze tuzana duhitemo network imwe nakubwiye. Ugomba kumakinga sure ko ufite iyi bayita $80 ubwo ndabona ndi kuyibona hano. Ubwo urayikirikaho, urabanza uyikirikaho, niyo mpamvu byari byanze. Hano hariho n'ibindi byinshi, ariko wowe uraza ureba iyi ngiyi $80 nk'uburyo bw'amafaranga. Hanyuma tuvuye hano uze hano kuri receive, ukande copy link. Urabona hano batubwiye ko ari only USDT token to the TRC20 network. Urabona hano impamvu byari byanze, twari turi kuri TRC20 kandi tugomba kuba kuri ERC20 Ethereum. Niyo mpamvu niyo tugomba kuza tugakirikaho kugira ngo tuze kureba noneho ko bikunda. Hanyuma copy link yawe, numara kuyikopi ugaruke hano, ugaruke kuri ya app yacu HiFM. Tegereza umwihanganyeho gatoya. Urabona ko ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Hanyuma urajya kuri withdraw. Urabona ko dufiteho ya 0.5 US dollar cyangwa se amadolari 0.1. Hanyuma uraza kuri withdraw. Numara kuza kuri withdraw ushyiremo ya link uyikopiyemo, yandi twamaze gukopiya kuri C-Wallet. Hanyuma ukande withdraw, confirming already. Urabona ko
urabona ko bari kutubwira ngo yagiyemo. Hanyuma nyine urabona ko ari ibintu byoroshye kuwithdrawinga. Hanyuma uburyo bwo gukomeza ukorera amafaranga bwo, uburyo bwo gukomeza uyakorera, ukanda hano. Urabona ko duhise tugeraho 0.15. Hanyuma nyine urabona tugeza kuri level 0. Uko ugenda ugera ku yindi level niko bagenda bayaguha. Urabona tugize 0.2. Noneho hari icyo bita room owner. Ni nk'itsinda ry'abantu runaka rero riyobowe n'umuntu. Iyo uko ugenda urijyamo nyine niko bagenda bagukubira. Uko ugenda ujya mu matsinda. Reka tube tubiretse mbanze nongere. Urabona ko app biroroshye. Iyi app rero ushobora kuba wacatinga, ushobora kuba wagira imiryango itandukanye. Ka turebe nka hano kuri family. Urabona nshobora kujoininga uyu wo mu Rwanda, nshobora kujoininga uyu Queen Best Jacqueline. Urabona nyine hariho abantu benshi cyane, ngira ngo urabibona ko abenshi barayitabiriye. Hanyuma nyine reka dukoreshe telefone zacu dukorera amafaranga. Wikumva ko ibintu byose biba ari scam. Sometime hari ibintu biba biri serious, so we have to pay attention. Murakoze kureba iyi video. Ikindi nabasaba gukanda like, share and comment. Hanyuma namwe mukomeze mukorera amafaranga kabisa. Uko iminsi igenda iza niko ugenda ubasha kuba wakorera amafaranga menshi cyane. Urabona nubwo aba ari makeya, hano kuri iyi app amafaranga araboneka.